igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk'abatazi Imana. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa kabiri w'icyumweru cya mbere cy'igisibo tariki 3 Werurwe 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 55, umurongo wa 10 kugeza ku wa 11. Zaburi ya 34. Ivanjili yanditswe na Matayo, umutwe wa 6, umurongo wa 7 kugeza ku wa 15. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk'abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi ari yatumwa bumvwa neza. Ntimukagenze nkabo, kuko so azi neza icyo mukeneye na mbere yuko mukimusaba. Mwebwe rero mujye musenga mugira muti, Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize ikibi. Koko nimubarira abantu amakosa yabo, so mu ijuru nawe azabababarira ayanyu. Naho nimutabarira abantu, na so ntazabababarira amakosa yanyu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, mu migenzo itatu ikomeye mu gisibo, buri mukristo ashyiramo imbaraga mu kuyizirikana ndetse no kuyikurikiza ni ugufasha, gusiba ikibi no gusenga. Umunsi rero Nyagasani adusaba kuzirikana ku buryo dukora mu isengesho. Nimusenge neza. Isengesho ni bumwe mu buryo bw'ingenzi kandi bw'ifatizo bugeza umuntu ku butagatifu n'umukiro. Umuhanga akibaza ati, kuki twaba tuzi agaciro cy'isengesho tugahindukira tugasenga nabi, duhushura amagambo? Nuko tudashyiramo imbaraga mu kurwanya uburangare. Tugomba rero gushyiraho umutima ku magambo tuvuga. Mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, ubwo Nyagasani agereranyije imvura n'ijambo rye, ko imvura imanuka ku ijuru ntisubireyo idatanze umusaruro, ni nako bimeze ku ijambo ry'Imana. Imana iraryohereza kandi naryo rikagira akamaro ku baryakiriye neza. Dusanzwe tuzi ko nubwo imvura yagwa nyinshi ibobeza ubutaka, ariko iyo iguye ku ibuye ntabwo icengera. Nako bimera ku bantu bose bumva ijambo ry'Imana cyangwa basenga. Bamwe bameze nk'ubutaka bwiza iryo jambo ricengera, ariko abandi ni nko ku ibuye, barasenga ariko umuyaga ugatwara amasengesho yabo ntagere ku Mana. Imbuto z'isengesho rikozwe neza ni uguhinduka, ni ukwisubiraho. Ushobora kuba uri umukristo witabira amasengesho pe, ntusibe, ariko nukureba niba ari imbuto nziza zo guhinduka zigera iwawe. Yezu uyu munsi aratubuza guhuragura amagambo gusa. Ati, igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk'abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi ari yatumwa bumvwa neza. Ntimukagenze nkabo, kuko so azi neza icyo mukeneye na mbere yuko mukimusaba. Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika itubwira ko iyo dusenga tuganira n'Imana nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we, ariko ibyo bigakorwa mu kwemera. Tereza w'umwana Yezu we ati, gusenga ni ukwerekeza umutima ku Mana, simple regard jeté au ciel. Nyamara nubwo abantu twemera ngo turasenga, tuzi gusenga, tuvuye gusenga, nkunda gusenga, sinabaho ndasenga, n'andi magambo arata ko dusenga, nyamara gusenga niwo mwitozo ukomera kurenza indi. Ku bantu bakina karate, hari igihe kigera cy'imyitozo ukarwana n'umuyaga. Ahantu mu karate katakariza imbaraga zitabarika, kuko ingumi ayitera ntihagire uyimusubiza, ikagwa mu muyaga ntawe uyitangira. Ni nako bigendera umuntu wese uri guhuragura amasengesho, aho kugira ngo isengesho rimuruhure avamo yavunaguritse, yabihiwe, afite ubukanyarare. Kuko nyine biroroshye kuganiriza mugenzi wawe ureba, ariko Imana utareba, l'esprit, ntubu uyibona n'amaso y'umubiri ahubwo ya roho. Biragorana rero kuyiganiriza. Ni ngombwa rero ku mukristo kumenya gutandukanya imvugo z'isengesho. Ngiye kuvuga amasengesho cyangwa mvuye mu masengesho. Oya muvandimwe, byumvikane ko uvuye kuyahuragura ku bw'itegeko y'ibintu baguhatiye. Ahubwo ujye uvuga uti, ngiye gusenga, mvuye gusenga. Kuvuga amasengesho no gusenga ntabwo ari kimwe. Umukristo yakagombye gusenga, ntavuga amasengesho. Umuhanga yaravuze ati, niba wifuza gusenga neza koko, ujye uzirikana ijambo ku rindi. Mbese nk'iri sengesho Yezu yatwigishije rya Dawe uri mu ijuru. Dawe uri mu ijuru harimo amagambo angahe? Dawe uri mu ijuru, amagambo 4. Ugenda uyazirikana n'igisobanuro cyayo, representation, icyo avuga, icyo aguhishurira. Nuko rero ukagenda ukomeza buri jambo ku rindi. Hari abakristo bamwe bashimishwa no kuba bavuze rozari amibukiro 20 yose, ndetse rimwe na rimwe bakabyigamba bati, nge mvuga rozari buri munsi. Ariko ibaze, twasanga nta saro na rimwe yavuze neza.
rimwe yari ari ku mugonero, ikindi gihe agasasa amashuka mu kiliziya. Yewe hari n'abandi benshi baba bicaye mu kiliziya cyangwa bari gusengera aho ngaho nko mu Rwanda, ariko bageze muri Amerika bari gucuruza inyanya, abandi bari kwigera inkweto muri Addis Abeba kandi bari gusengera mu Rwanda. Mbese barahari mu mubiri physiquement, ariko imitima yabo yagiye kuzerera no gushaka amarongo, absence spirituelle et mentale. Mu Kristo ujye wibaza buri gihe iki sengesho ryakumariye wari uvuyemo. Kuba ndi padiri byanyongera iki? Kuba nazindukiye mu misa gusenga? Kuba ndi umuririmbyi binyongera iki mu guhinduka kwanjye? Aho si umwiryane n'amacakubiri mbiba mu bantu iyo mvuye gusenga? Misa nk'isengesho rikuru riduha imbuto z'ubwoko butatu ku wayikurikiye neza atarangara. Misa iradusukura, purification, iduha urumuri, illumination, ikaduha kunga ubumwe n'abavandimwe, communion. Isengesho ryose ryakozwe neza ryera imbuto yo guhinduka kandi rikaryohera nyiraryo. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas muri zimwe seminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.